sha anga kanyanga ariko iyi ni inzoga pe anyumvira ukuntu imeze sha ngo bazanywa za Bralirwa n'iyi niyo nzoga zagucuruza nagucuruje guhera 2002 tugeze muri 2022 nzakwepana n'abapolisi kwepane n'izindi nzego zose z'ubuyobozi ariko nzagucuruza umaze kunyigishiriza abana babiri n'uwa gatatu nawe nizeye neza ashigidikana yuko azayarangiza ruzindaza umuguriyemo ubu ni umumota iri jerekani imaze imyaka 10 uko ifite ikintu bita n'ibyatsi muri make ubwo rero umuntu uzashaka kunkura ku nzoga yanjye nicururiza nkumva umutima uranyuzwe nanjye namukura kuri kanyanga we ugeretse ukewe urumva inzoga nk'umugabo ijambo mu rugo uyisomye wese ataha afite akanyamuneza genda aseka nka Bakame yabonye icokoje ubwenge bukora neza iyo bukeye wanyweye kanyanga yawe umeze neza nta mavunane iragenda igatwikira inyuma iyi ntabwo ari inzoga nyanga nzahabucuruza uko isoko ryose ryagiye urangunze ni wowe wese utamfite ubwo rero abashaka kunyivangira muri bizinesi niyo bizinesi bagira amahoro kandi ndi kubivuga nubwo ndi nyine nyamara biragera dore ngo karenga umunwa karushaho amagara ubwo rero ahubwo ndashaka izindi migabane ndafungura n'indi kawa yewe ndabivuze siko Kirundo ndabivuze